nziza ko mutavugana imbaraga murashonje. Imana ni nziza ibihe byose. Ndagira ngo buri wese asuhuze mugenzi bamubwira ati mwenyura Yesu aragukunda. Hari igihe umuntu aba amaze igihe atakumva ariko atanamwenyura kubera isi iri gukanda cyane akavuga ati ibintu byabaye seriye. Ariko Imana iradukunda kandi Imana itegereje gutanga imigisha yayo. Amen. Yego, nihutishije tugiye kwigana icyigisho cyiza kivuga ngo gura ukuri nuguranure. Gura iki? Nugenze ute? Kunumva muri kuvuga buhoro. Gura ukuri nugenze ute? Reka duhaguruke dusenge. Mana nziza, Mana idukunda, turagushimiye cyane. Tugushimiye amahoro utanze mu isi. Turacyabashije kuba dufite agahe gato ko kumva ukuri kwawe. Nyamara hari ibihugu bimwe na bimwe bigoranye kuba ukuri bakumva. Reka data, ubwo dufite kano gahe gato ko kuvuga mu kuri kwawe, abana bawe bakakumva, reka tuyoborwe n'ukuri kwawe. Kutubature, dusabiye igihugu cyacu umugisha, wongere wibutse amasezerano avuga yuko igihugu cyukubashye gihabwa gikuzwa kikashyirwa hejuru, ariko iyo igihugu kitakubashye gikozwa n'isoni. Data, sibo gusa ahubwo n'abari ku isi bose. Tubashishe rero kuyoborwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Tujya muri Bibiliya, twambuke muri Bibiliya cyane yuko ari igitabo nkunda, hari igitabo nagize amahirwe kikamfasha muri uru rugendo no gusobanukirwa n'ukuri. Migani, turahera mu gitabo cya Salomo, Imigani gice ni 23 umurongo wa 23. Tugiye kureba ibintu bine. Haranditswe ngo gura ukuri nuguranure, gura ubwenge, cya gatatu kwigishwa n'ubuhanga. Inshuti zanjye, dukeneye kugura ukuri. Salomo uyu muntu wabaye hari umwami cyane, ari umunyabwenge, ari umukire, yaritegereje abona nta kindi kigomba kugurwa mu bihe byose isi yari kubaho. Abona yuko nta yindi ikintu kizabesha isi ari ukuri, icya kabiri ari ubwenge, icya gatatu kwigishwa n'ubuhanga. Ibintu bine iyo bibuze mu bantu isi igira ikibazo. Mwanyumvishe neza? Gura ukuri nugenze ute? Bisa nkaho ukuri mu bantu kwabuze, bisa nkaho ubwenge bwabuze, bisa nkaho ubuhanga mu bantu bwabuze, ndetse no kwigishwa kwagenze ute? Ko mutavuga. Ndagira ngo tuganire. Byarabuze ntibyabuze. Turi mu gihe gikomeye cyane, ukuri kwabuze, ndetse n'abagutangaza bavuga ati ninkuvuga baramena agahanga cyangwa se masiga gatwe. Nibyo sibyo? Ariko dukeneye kugura ukuri, ubwenge, ubuhanga no kugenza ute? Kandi ndababwira yuko iyi ariyo saha, sibyo? Iyi niyo saha yo kugura ukuri, niyo saha yo kwerekana ikinyoma tukacyerekana ku mugaragaro, niyo saha yo gushyira ukuri ku karubanda, abantu bakakumenya, abantu bakazarimbuka. Bazi iki? Ukuri. Impamvu mvuga aya magambo mukanya ndetse n'ejo n'umugoroba ubwo nari gutegura icyigisho, hari amagambo nasomye mu gitabo cy'Imigani ya Kristo umugabane wa 2 page 60. Baranditse baravuga ngo igihe umubwiriza ahagaze imbere y'abantu abakwiriye kumenya yuko ari umunsi wa nyuma wo gutangariza abantu yuko bagomba kwihana. Abari iki? Batangarize yuko bishoboka yuko uyu ari umunsi wa nyuma nshobora guhagarara hano. Kubera iki? Benshi banga ukuri. Ariko ndagira ngo tujye muri Hoseya. Tubonye ibintu bine. Tubonye yuko tugomba kugura ukuri, ubwenge n'ubuhanga no kugenza no kwigishwa. Hoseya igice cya 14. Hoseya igice cya 14 umurongo n'uwa 10. Haranditswe ngo uzi ubwenge wese
n'uzitegereza ibyo kandi uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazagenza ute? Ko mutavuga bazagenza ute? Umunyabwenge wese niwe uzitegereza. Yobu 28:28 yaranditswe ngo kubaho Uwiteka nibwo ki, kandi kuva mu byaha niko kugenza ute? Dukeneye, tugeze mu gihe cyo kubaho Uwiteka, kandi kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Ntago ari ubwenge bwa siyansi, ntago ari ubwenge bw'abanyafilozofi bakubwira ngo wakomotse ku nguge. Oya, ubwenge ni ukubaho Uwiteka, kandi ubwenge ni iri jambo. Amen. Iri jambo ryirengagijwe uba wataye iki? Ko mutavuga uba wataye ubwenge. Dukeneye kugura ubwenge, dukeneye kugura ukuri, kwigishwa no kugezwa no kwigishwa. Ubwo nasomaga muri iki gitabo bita inama ziri gutorera umugabane wa mbere, page 95, baranditse bavuga ngo abagize muri iki gihe hariho umugabane munini w'abari mu materaniro yacu bapfira mu bicumuro n'ibyaha. Kino kintu tucyumve neza. Hari abantu benshi bari mu materaniro bari gupfira mu bicumuro n'iki? Ko mutavuga. Hari abantu benshi bari kuza mu nsengero baje kuramya Imana, ariko bari gupfira mu ki? Ko mutavuga. Namwe murimo. Harimo benshi bari gupfira mu bicumuro n'ibyaha, kandi ikindi hepfo baranditse bavuga ngo baraza bakongera bakagenda nk'uko urugi rwizunguriza ku mapata. Mbega uburyo abantu baza gusenga mu materaniro, ariko uko baje akaba ariko basubirayo. Umuntu araza ari umusambanyi akaza muri korari, yabona inkumi ziza nk'uko nguko akavuga ati ndarobye tu. Ukabona inkumi irakaraga amaso ireba hejuru ukavuga ati rwose. Ukabona umunyago w'umusore avuze ngo amen, ari uko arebye umukobwa arembuje hejuru. Baraza mu materaniro bakagenza ute? Uko baza niko basubirayo. Tumaze kugwiza ingwiza murongo mu itorero kuko banze kwihana. Haleluya. Muri hangana uyu munsi ni igikwasi. Niki? Ndakibajomba. Ariko siwo mugambi. Umugambi wa mbere Imana ikeneye nuko twihana. Amen. Kandi muri iki gihe, muri iki? Ni mu gihe cya kera. Muri iki gihe hari umugabane munini w'abari mu materaniro bapfira mu bicumuro n'ibyaha. Baraza bakongera bakagenda nk'uko urugi rwizunguriza ku mapata. Birambabaza kubona abantu baje mu materaniro bakavamo bagakomeza kuba babi. Nasomye amagambo avuga ngo iyo abantu badafashe umwanzuro wo kwihana, uzi ikintu kibaho? Ibyaha bikomeza kwiyongera kugeza aho umuntu amera nk'ikizi, ku buryo umuntu amubwira agafunga umutwe akamubwira ati ibyo bintu narabyumvise. Uko urugi rwizinguriza ku mapata yarwo, niko n'imitima y'abantu itari kwakira agakiza k'uyu munsi wa none. Kandi hepfo baranditse bavuga ngo bamaze imyaka myinshi bumva neza ukuri gukomeye cyane gukangura imitima, ariko ni gushyirwa mu bikorwa. Bamaze imyaka mike. Abantu benshi bamaze imyaka myinshi biga buno butumwa, ariko se kubera iki imitima y'abantu itari kwihana? Kubera iki ababwiriza buri sabato bahagarira imbere y'abantu bakababwiriza, ariko abantu ntibafata umwanzuro wo kwihana? Shuti, kubera iki abantu amashyara aracyaturangamo, inzika, ubugome buracyarimo, amarozi aracyarimo, hari umudayimono noneho mubi wateye? Ariko hari ikintu maze iminsi ntekereza. Wakwibaza uburyo abantu basangiye umurimo w'Imana. Habamo amatiku, abantu badasangira ku meza imwe, batarara mu buriri bumwe, batishyura inzu imwe, ariko bakaba bafitanye inzika. Maze igihe nyibaza nyitekerezaho, nkibaza uwo mudayimoni yaturutse.
kugezaho muri korari inzika zivuka, mu buyobozi inzika zikavuka, mu babwiriza abo bantu nshuti zanjye bahuje umurimo w'Imana biteguye gutaha ijuru, badasangira ku meza imwe, sibyo? Yewe abo bantu nibanakora n'akazi kamwe, cyakoze byakumvikana umukozi na boss bashobora gushwana, ariko wakwibaza uburyo abantu bashwana bahuje umurimo w'Imana. Ariko impamvu ya mbere nuko abantu batigeze bakira Yesu. Nshuti zanjye, iyi ni isaha iri guhitana benshi. Iyi ni isaha benshi babitse ukuri bayoboka ikinyoma, kandi paretse aravuga ngo nicyo gituma barushaho gusubira inyuma, kandi nibasobanukiwe n'agaciro kuko kuri ubuhamya buteye ubwoba bubagira inama yo kwisubiraho kandi bw'imbuzi, nibakangurira kwihana. Amajwi meza nezeza cyane aturuka ku Mana, aririmbwa n'abantu bayobowe nayo, ariyo gutsindishirizwa kubwo kwizera no gukiranuka kwa Kristo, nabatera kugira urukundo n'ishimwe. Kandi nubwo umutunzi wo mu ijuru abereka amabuye y'igiciro cyinshi no kwizera n'urukundo, nubwo barekera kumuguraho izahabu yatunganijwe mu ruganda n'imyenda yera, kugira ngo bambare, imitima yabo ntibamwumviye, maze bakananirwa kugurana amatwara yabo yo kuba akazuyaze, ngo bahabwe urukundo n'ishyaka. Bityo rero bibabera akamenyero, bagahakana imbaraga iboneka mu kubaha Imana. Nibakomeza batyo Imana izabanga. Amajwi meza abaririmbyi aririmbwa, ababwiriza bakacaho bakaririmba, ariko nshuti zanjye, kubera iki abantu badafata igihe ngo bihane? Kubera iki imitima ikirushaho ikimeze nk'ikirwaye ikinya, ku buryo umuntu akubwira ukazunguza umutwe uvuga ngo ntuwihana? Kubera iki? Mbese kubera iki dukomeje kunanira Imana? Turasomye ngo Imana izagenza ute? Imana izagenza ute nshuti zanjye? Imana izatwanga. Imana ntabwo yangana. Imana ni urukundo. Kubera iki twakomeza kunanira Imana? Kubera iki uko abantu buri sabato baje ari na ku minsi 6 birirwa ari babi cyane? Kubera iki? Kubera iki amatiku mu makorari atarangira? Kubera iki mu itorero ubugome butarangira? Kubera iki abantu batarihana kandi Yesu agiye kugaruka? Yesu hari ikintu yabwiye abigishwa mu gihe yagendaga. Yarabwiye ati ibyanjye bigiye kugenza ute? Ngiye kwisubirira iwacu. Yesu agiye guhaguruka vuba bidatinze, kugira ngo abantu batazaba barafatiwe umwanzuro wo kuzakira agakiza bagiye kurimbuka. Mbese urakira imbabazi z'Imana? Mbese urakira imbabazi z'Imana? Rwa mbere rwa Yohana, tujye muri Bibiliya. Rwa mbere rwa Yohana ni igice cya 5 umurongo wa 20. Turi kwiga icyisho kivuga ngo gura ukuri n'ugenza ute? Ukuri kose Bibiliya yaragutanze. Ikibazo kiri ahangaha, mbese tukugenderamo? Murongo wa 20. Kandi tuzi yuko umwana yaje akaduha ubwenge. Amen. Imana yaraje itanga ubwenge bukomotse mu ijambo ryayo. Yewe abantu benshi bamaze imyaka myinshi babwiga. Mbese turacyari kumwe? Abo turi kumwe muzamura ikiganza hejuru. Amen. Imana yaraje itanga ubwenge bwose, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akagenza ute? Akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri. Amen. Kuko mu mwana wa Yesu Kristo, iyo niyo Mana y'ukuri, n'ubugingo bugenza ute? N'ubugingo bugenza ute? Mbese Imana yaraje cyane yaje? Ko mutavuga? Imana yaraje cyane yaje? Imana yaraje kugira ngo abantu babone agakiza, kandi niyaje uko yaje itanga n'iki? Yaje itanga n'ubwenge. Yohana 14:6, niyo nzira n'iki n'ukuri n'iki? N'ubugingo. Umwizera wese azabona iki? Azabona ubugingo buhora. Mu magambo makeya, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None ko abantu bari kwanga Yesu, ubwo bugingo bazabona? Nshuti zanjye,
ndakubwira yuko imibereho y'abantu uyu munsi wa none uburyo babayeho ntabwo babayeho nk'uko Imana ibishaka, babayeho nk'uko abantu bagezwe. Ibyo ntibizakunda, ibyo bintu ntibizagenza ute, ntibizakunda. Benshi turi kubwiriza Imana mu kanwa, niyo mpamvu abantu benshi bamaze imyaka myinshi biga buno butumwa bwiza, bamaze imyaka ibihumbi byinshi, ariko impamvu nyamukuru itume batihana nabitwa yuko babwiriza ariko batarahindutse. Mbese ndabeshya? Abitwa yuko batwaye buno butumwa benshi, kuko impamvu nyamukuru narayibonye, abavuga yuko batahindutse. Ababwiriza buno butumwa benshi ntibahindutse, niko ijambo ry'Imana rimamiriza. None inshuti zanjye, babwiriza bagenzi banjye, ikibazo ni abantu tuyoboye cyangwa ikibazo ni twe? Ikibazo ni uko tudashaka kugenza ute, ntabwo twakiriye ukuri. Kandi ukuri ninde? Kandi Yesu yaravuze ngo niwemera ukuri uzabagenza ute, uzabaturwa. None ko turi kwa kubaturwa, rwa kabiri rwa Timoteyo, inshuti zanjye, tugeze mu gihe gikomeye cyane, gihe kigoranye cyane, aho ibintu byose biri guhinduka mu kanya gato. Niyo mpamvu mvuga ngo amahirwe ufite uyu munsi wa none yabyaza umusaruro, kuko ejo ntabwo arahawe. Uyu munsi numva ijwi ry'Imana mu Baheburayo, niwinangira iki inshuti zanjye? Umutima. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'iki? Turi kwiga amagambo avuga ngo gura ukuri nugenza ute, gura ukuri nuguranure. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'iki? Y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigenza ute, mbese ibihe birushya tubirimo. Ahangaha rwose muravivura, kuko urebye uburyo abantu babayeho, ukareba umwanya abantu bafatira ijambo ry'Imana, ukareba abantu imibereho yabo gikakaye, ni igihe kirushya, ni igihe kigenza ute. Abaririmbyi bararushye, sibyo? Yewe ababwiriza bararushye, abizera bararushye, ku buryo ubuyobozi bw'itorero buza bukavuga ngo dukeneye kugira akazikorwa runaka dukora. Kajya kumva umwe ari imyoje aravuga ati bari abantu koko baba ari seriye. Inshuti zanjye, tugeze mu bihe bigenza ute? Kandi kuko abantu bazabikunda, hariho kwikunda. Uzasubiremo runaka urebe ngo kanaka nta kinsura, wowe wasuye bangahe? Ngo yaranye, wowe wanze bangahe? Wakunze bangahe? Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda iki? Imiya. Ngiki kibazo bashinjaga abasore kare. Ikibazo cyerekeranye n'umufuka, wagira ngo ubwonko uzirana n'umufuka kubi. Bavuga inyubako, kavuga ati ariko aba bantu bagabo bazi ibyo bavuga. Kuko abantu bazaba bakunda iki? Si uko amafaranga yabuze mu bantu, oya, n'abayafite ubwabo bari kugenza ute? Kuyatanga. Kuko abantu bakunze iki? Ubu ni ubuhenebere buhari muri iyi minsi y'iki? Y'imperuka. Kandi abantu birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo indashima, kandi batarabera, badakundana babo, kandi batuzura, babeshyerana, batirinda, kandi bagira urugomo, badakunda ibyiza. Badakunda iki? Abantu ntabwo bagikunda ibyiza. Nagiye gusura urugo rw'umuntu, yari yanekeye akanyama, yari umwizero umwe. Twabwirije sinabona uburyo bwo kumutahira kuko nari mfite izindi gahunda. Nuko musuye nsanganiye cya kanyama n'agatoki, noneho hari ukuntu babishyiramo, avuga ati uyu muntu turamutekera neza. Yari umubyeyi mwiza w'icyo, baravuga ati umushyitsi wanjye ngomba kumutegura iki? VIP. Ababwiriza dutegurirwa VIP, ababwiriza barabizi. Umva nsanga hatetse inyama, hari ukuntu rero umubwiriza ahaguruka n'igikabyo avuga ati fata isahane. Maze gufata isahane rwose barabisengera,
ndangije ngeze ku isorori mfunguye numva umuhumuro w'inyama. ndababwira ati myamureka ibintu simbirya. yatunguye ijambo rivuga ngo ariko abadive kubera iki muri abahirika, kubera iki muri abafunga mutwe. iryo jambo ryaneye ubwoba. ndababwira ati impamvu ni ukuri iki, hari abantu bagera ahantu bagatinya kwerekana ukuri, ariko nshuti zanjye dukeneye kwereka abo bantu iki ukuri. izi impamvu si ibyo tugenje ute bahamirize yuko aho hantu nahavuye bampa amazi gusa. ko mutavuze amena? babwire yuko nahavuye bamvumagura. murasetse? icyo kigeragezo sinzakibagirwa. bampaye amazi gusa ndanyurwa, nanezerewe. namvuga ngo Mana ushimwe, kuko ukuri kwawe kuri kugenda kugenza ute. aranyegera arangije arambaza ati se kubera iki muri abafunga mutwe, kubera iki utarya inyama? ndambwira ati se kubera iki umwana atarya nyina, kubera iki umwana atarya nyina? dukeneye kwerekana iki? twikomereze. kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha bagatwarwa n'iraby'uburyo bwi. abo bagabo barahari ntibahari? ko mutavuga? ko mutavuga? barahari ntibahari? bona akarimbyi keza gahagaze aha ngaho kakomeka ukajya isetaburenge uvuga ati ndakanyaga. ariko hepfo baravuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bagenza ute. ko mutavuga? bahora bagenza ute? mbese n'ubu turi kwiga cyane turi kwiga? bahora biga ariko ntabwo bagenza ute. mbega ikibazo! mbega uburyo abantu bahora biga ijambo ry'Imana, mbega uburyo bagirirwa umunsi wose, ariko kubera iki abo bantu batirirwa bamenya? kubera iki tugifite inzererezi mu ngo z'abandi zirirwa zinyaga abagore b'abandi? kubera iki amatika akiriho? kubera iki uburozi bukivugwa mu bizera? kubera iki ubugome bukivuga? kubera iki? kubera iki? nuko bahora biga ariko ntabwo bagenza ute. mbega agahinda! bahora biga, uko tuza niko inzugi Imana umuntu izabyihanganira. birambwira ngo sinzirirwa nduhanya n'iki, Imana izabirekeraho. Imana mukeka yuko izabirekeraho tugakomeza uko muri ako kajagari? oya. Yesu amanitse ikiganza agufungurira amaso kugira ngo ugenze ute, wihane. ariko nutihana Imana ifite uburyo uzabigenza. Mukristo ari mu rugendo rwe, hari mu butayu, hari kumwe n'umugabo bita Mwizerwa. bita nde? mubwirizabutumwa yarabasuye. amaze kubasura abaha amabwiriza y'aho bagiye kujya. aho yari isoko mburamumaro. yari isoko ki? iryo soko mu mugenzi berekanye yuko impamvu ryiswe uko nguko nuko ibyari birimo byose nta mumaro byari bigenze ute. ariko iryo soko ryarimo abantu benshi. bayobozi turi kumwe? mbese turi kumwe? igitekerezo mucyumve neza. mbese turi kumwe? muzamure amaboko turebe. aha mumwenyure. bwira mugenzi wawe ati ibi bintu uri kubyumva? undi amusubiza ati ndi kubyumva rwose birangurugushoye. Mukristo ari mu rugendo, bamaze guhabwa amabwiriza na mubwirizabutumwa, bagiye bakomezaga urugendo. bageze muri iryo soko ry'imburamumaro, abantu mwe barabatangariye, ariko icyabarangaga ni ibintu bitatu. ngiye kubasomera mu gitabo cy'umugenzi paje 85. ibyabarangaga ni ibintu bitatu. ngiye kubasomera paje 85. mu gihe bari mu nzira bagenda, ibyabarangaga ni ibintu bitatu. 88. yego. icya mbere cyabarangaga, abagenzi bari bambaye imyenda iciye ukwabo, idasa
niyo abagurira muri iryo guriro. Nicyo cyatumye abanyeguriro babatumbira cyane, nibo bakureho amaso. Bamwe babitaga bapfapfa, abandi bagira ngo ni abasazi, abandi bagira ngo ni abanyamahanga bakure. Bari bambaye imyenda igenze ute? Iyi ni imico myiza. Mbese karitsiye iwanyu iyo bakwitegereje bakubona gute? Ntibakubona nk'umunyamahanga wakure? Ubu ngubu iyo wambaye pacanga nk'urupantaro rugezanga baravuga turiya n'uwa kera. Imyenda yawe wambara, imibereho yawe, uburyo wisukisha, uburyo umwenyuramo, uburyo uvugamo, uburyo urebamo, abanyamahanga barakwitegereza bakavuga ngo uyu muntu n'uwa kera. Cyangwa nawe uri muri babandi bavuga ngo twe turi muri viziyo. Cya kabiri, uko batangazwaga n'imyenda yabo niko batangazwaga n'imvugo zabo, kuko abamenyaga ibyo bavuga ari bake. Bavugaga ururimi rw'Isiyoni, amen. Bavugaga ururimi rw'Isiyoni, ariko abaguriraga muri iryo guriro barabisi. Nicyo cyatumye abo banyuze mu iguriro hose abanyeguriro babitaga bo ururimi rugawa. Rugezwe abantu bavugaga ururimi rwa hehe. Ariko uyu munsi wa none umuntu araba ari hano nabwiriza, arabwiriza iby'Isiyoni ariko nagera hanze avuga nk'iby'abanyamahanga. Ariko abantu b'Imana bari kuvuga indimi z'Isiyoni, amen. Abantu b'Imana bari kuririmba indirimbo z'Isiyoni. Uyu munsi wa none ingo zuzuye indirimbo z'isi, sibyo? Ingo nyinshi ziri gucuranga indirimbo z'isi. Mbese ni bangahe bari gucuranga indirimbo z'Isiyoni ko tugiye kwegereza? Ndabwiza ukuri yuko Abisirayeli bendaga kwambuka bajya Kanani, ariko benshi bagwisha itimu buri gihe gito ngo bagere he. Benshi bari kugwisha itimu, sibyo? Ubu dufite abizera benshi bari kugwisha itimu, nshuti zanjye. Mbese ibyo si ukuri? Bari kwihuza n'amahanga. Abantu benshi bari gufatanya n'ab'isi, ariko kandi hepfo baravuga ngo ururimi bavugaga ururimi, abantu bavugaga yuko ari ururimi, abagenzi nabo bakibwira yuko abanyeguriro ari bo ururimi rugawa. Abagenzi ubu ngubu bari kumva abana b'Imana baririmba indirimbo z'Isiyoni, ariko kandi bakumva abantu b'Imana ari bafite ururimi ruzima, amen. Ubu ari abantu bari kumva yuko ndi kuvuga ururimi ruzima, ariko hari n'abantu bicaye hangaha njyewe nshobora kubabwira yuko bari kumva ndi kuvuga ururimi rugezwe, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati uriya muntu navuga avuye hariya. Ndabizi neza, kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugomba kugenza ute inshuti zanjye? Kugura iki? Ndabizi yuko benshi badakunda ukuri, ndabizi yuko benshi barwanya iki? Ukuri. Ariko ukuri ni kukugeraho, ugomba kukugenza ute? Kuguhindura. Icya gatatu, icyashegesha abatunzi nuko abagenzi batitaga ku bintu byabo ibintu byabo. Abo bagenzi ntago bitaga. Icyashegeshaga abatunzi, abantu b'Imana ntago bitaga ku bintu byabo ikintu bari batumbiriye. Tugeze mu gihe mwisaha ibintu byose tugomba kuririmba indirimbo ivuga ngo nasize byose nehande Yesu Kristo. Mbese wasize byose uza kuri Yesu? Kandi nibakundaga no kubireba, bahamagara ngo bagure, bakipfuka amatwi bakavuga bati ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro. Bakararama nk'abasobanura yuko urukundo rwabo ruri mu ijuru, urukundo rwabo ruri mu ijuru. Baguraga ukuri, kandi umuntu umwe arebye uko basa abanza kubaseka bafeka, avuga ati mwe muri abaturage, mwe muraciriritse, muko mwumusa, mwe murihariye, mwe muri abaturage. Ariko umva ikintu babasubije inshuti zanjye. Barabasubije ngo ukuri gusa niko tugura, ukuri gusa niko tugenza ute. Nubwo turi mu isoko ry'imbura mumaro,
isi kabiri kugura ibintu byinshi byimbura mumaro. Twe nta kindi tugomba kugura niki tujye shuti zanyu, kuko mbizi neza yuko isi yamaze kwihuriza hamwe kugira ngo irenganye ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu tugeze mu gihe cyo kugenza ute, cyo gutangaza ukuri no kugushyira ku karubanda. Tugeze mu gihe yuko n'agahanga ushobora kukabura kubera gutangaza ukuri, sibyo? Tugeze mu isaha ya nyuma aho isi yose yafashe umwanzuro w'uko byose byamaze kwihuriza hamwe, habura ikintu kimwe. Mbese uremera Yesu nk'umukiza wawe? Kandi ubwo nasomaga muri iki cyigisho cy'abantu babayeho muri 95, abantu babayeho 95, reka mbasomere icyigisho bigeze kwiga, bafashe mbibutse. Giye gufasha kwibutsa abantu babayeho 95. Hari icyigisho cyiza bigaga kivuga ukuri ko kwiyiriza ubusa. Ni page 80. Page 80 yari icyigisho cya 9, abantu b'95. Uko imeruka yegereza niko ubuhamya bw'abagaragu b'Imana buzarushaho gukomera no kugira imbaraga, bumurika umucyo w'ukuri kubakora ibidakwiriye kandi bakandamiza abantu mu butegetsi bwabo bamaranye igihe kirekire. Uwiteka yatwoherereje ubutumwa bw'iki gihe ngo Uwiteka yatwerereje ubutumwa bw'iki gihe ngo dushyireho gahunda za gikristo zifite umusingi w'iteka ryose, kandi abizera ukuri ko muri iki gihe bakwiriye guhaguruka atari mu bwenge bwabo ahubwo ari mu Mana. Amen. Dukeneye guhaguruka muri iki gihe tugatangaza ukuri kwa marayika wa gatatu, Yesu agiye kuza. Dukeneye gutangaza ukuri nk'uko Yohana yigishaga mu butayu, akarivuga rikagera hehe? Rikagera kwa Herode wari urangwa mu bwami, rimutangariza ko nakwiriye kugenza ute, kwihana. Dukeneye gutangaza ukuri n'umuntu utakuza akagenza ute. Ndabizi neza Yesu azaza, buri wese azi ukuri. Ni uyu munsi wagupinga ukagusuzugura, ariko Yesu azaza ugenza ute, uzi ukuri. N'uyu munsi wabona yuko utakwemera, ariko ndabizi neza hari igihe kimwe ukuri kuzagukogoshora kandi kukakubatura. Nk'uko urugi rwizinguriza ku mapata, ndabizi neza ari igihe rukomeza, ari igihe runabana, nirukomeze kwizunguza rukagenza ute. Ndabizi neza ari igihe nawe uzabana. Mbese wakwakira Yesu n'umukiza wawe? Ko mbizi neza dufite igihe gitoya, ko mbizi neza bino bintu byo kwirirwa abantu babahagarira imbere hangaha bigiye guparikwa, ko mbizi neza systeme y'isi ifite ahantu iri gukandira hamwe, ko mbizi neza amahirwe yo gusengera ahantu ari make cyane, ko mbizi neza isi umwanzuro iri gufata uri kugera ku musozo, wahereje Imana amahirwe ukayakira. Ko mbizi neza hari igihe uzakumbura bino bihe utakibifite. Nasomye amagambo avuga ngo benshi mu gihe imbabazi zaba zirangiye, impapuro bazazibumbura mu rwego batigeze bazibumburaho. Wahaye umwanya Yesu akakubatura. Nambara ikomeye 98. Wakwibaza uburyo akarengane kataranaza. Nambara ikomeye page 98. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko turi mu isozwa girangira ry'imbabazi, kandi imbabazi ziri kurangira. Yesu ni wategereje. Yesu ni wategereje kugira ngo wihane. Page 98 haranditswe ngo, none se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi ibitera nuko itorero ryataye ukwera kwaryo rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Kandi ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa gikristo kwa mu gihe cya Kristo na mu gihe cy'intumwa ze. Uko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko
kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Impamvu akarengane uyu munsi katariho nuko babona yuko nubundi filime ureba iwanyu nizo n'abapagani bagenza ute, inyogosho wiyogoshesha nizo nawe wiyogoshesha, imbyino wirirwa ubyina hano hanze nizo ugenza ute, nizo ubyina. Imibereho yawe ufite uyu munsi wa none niyo namwe mugenza ute. Mbese barakurenganya bakuziza iki? Impamvu yatumye bariya abagabo barenganya twamaze gusoma, sibyo? Nuko babonaga bafite imibereho igenza ute itandukanye n'uwo noneho baragira ngo bakurenganyirize iki? Nshuti zanjye, ariko uraje wumva impamvu akarengane kazabaho, impamvu akarengane gashobora kuzabaho. Uko abakristo badoketse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Nukubera ko gukiranuka kuzima kugaragarira mu itorero ari guke cya ko mutavuga, nuko ari guke cya gukiranuka ko mu itorero ni guke cya, kubera yuko imbyino tubyina nizo n'abandi banyamahanga bagenza ute. Umupagana araza yatwitegeza akavuga ati bano bantu nari nzi yuko ari abantu bazima. Niyo mpamvu barakuranganyira bakubaza iki? Kuba bari biteze yuko bazi yuko ufite itandukaniro nk'iryabo, nk'uko barenganyije Yesu kubera imibereho yiwe, ari na kuba nabo bagiye kukugambanira. Mbese barakurenganyiriza iki? Uko urya niko barya, uko wambara niko bambara, uko ugenda ingendo ni kimwe, uri mu bantu n'ubundi baganira amajwi bagira amatiku. Mbese barakurenganyiriza iki? Iyo niyo mpamvu itumye akarengane katagenza ute. Ariko muraje mwumve akarengane aho kazaturuka. Mbese turacyari kumwe? Aho turi kumwe nibazamura akaboko hejuru. Aha, Imana ibaho umugisha cyane. N'abakubise igitotsi bumvisha ijambo rya bazamura ikiganza. Ariko Imana ibaho umugisha cyane. Nihabaho ivugururwa mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera kubaho, kandi imirimo yo kurenganya izongera kugenza ute. Reka nongere nyasubiremo. Nihabaho ivugurura mu kugenza ute, nihabaho ivugurura mu kwihana, abantu nibabaho ivugurura mu kwizera, hazongera kubaho iki? Ndagira mbabwira yuko akarengane abantu nibivugurura akarengane kazagenza ute, kazabaho. Ushaka kuvuga ngo ngiye nihana se akarengane nakubwiza yuko nago wewe nutihana abandi kazabakorerwaho kandi bizarangira ari wowe ukoreye abandi iki? Akarengane. Wafashe umwanzuro utazarenganya abari mu ruhande rw'Imana. Ndagira mbabutangarize yuko abantu batazihana ari bazarenganya abandi. None se nimba ugifite amatiku ukaba uri ufite iki? Uri kumva utari kurenganya mugenzi wawe? None se akarengane gasumbya ku ngako uri kwirirwa uzana ubujajwa muri korari mu itorero wahita uruvanze. Mbese ukeneye yuko akandi karengane kazaturuka inshuti zanjye? N'ahandi kazaturuka. Imana ikeneye kongera gutanga ivugurura mu mitima y'abantu bayo bakihana, bitaba ibyo bikazarangira abantu ari bo barenganyije iki? Abandi. Somo risoza raboneka mu Baroma. Ariko Imana ni nziza, Imana iradukunda. Birambwira ngo rwa mbere rwa Yohana, bana banjye bato nimukora icyaha dufite iki? Dukeneye kwihana. Yesu aracyatumanika ikiganza kugira ngo tumwemere. Amen. Nibwo twakora ibyaha tukugute. Yesaya icyambere, Yesu yiteguye kugenza ute? Yiteguye kutubabarira abazihana bose bakakira imbabazi z'Imana. Ijuru ryiteguye kubakira. Amen. Uyu munsi wawe wakubera uwawe wo kwakira Yesu umutima wawe. Uyu munsi ushaka kubwira Imana narakunaniye, ariko ndagarutse. Uko nagendaga ndifuza guhinduka, ndifuza ko nabu wawe byiteka. Abaroma igice cya 8. Abaroma igice cya 8 murongo wa 35 haranditswe ngo mbese
mbese ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese turacyari kumwe? Mbese ninde? Mbese turacyari kumwe? Aho turi kumwe muzamura ikiganza hejuru. Bwira mugenzi wawe ati mbese ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Musuhuje. He. Rwose. Muratana kamwenyu uyu munsi. Rwose. Mbese ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Nshuti zanjye, ntihazagire ikintu kigutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yesu niwe kuri. Mu gihe isi yose yakuzinutswe, mu gihe isi yakuzinutswe kubera ukuri ufite, ntihazagire ikigukura ku Mana. Ntihazagire igituma urambuka ngo uvuge ngo none se ko mbona abantu banyanze. Oya, biharira Imana. Bibwira Imana kuko Imana ifite igisubizo cyayo. Bibwira Imana kuko ni byose. Mbese Imana wayiburanye inshuti zanjye? Nta kimana wayiburana kuko Imana izi byose. Imana yaciye muri ibyo bintu ufite bikugoye. Yiture ibibazo byawe byose. Nawe karengane tugiye kwinjira imbere yacu, Imana agenje ute? Ndetse Yesu hari ikintu yabwiye abigishwa be, yaravuze ngo uko bandenganyije namwe niko bazagenza ute? None ufite ubwoba bw'iki? Haranditswe ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Mbese ni ibyago? Mbese ni uko tugiye kurenganwa? Mbese ni uko tugiye kwicwa n'inzara? Cyangwa ni ukwambara ubusa? Cyangwa ni ukuba mu kaga? Cyangwa ni inkota? 37. Oya, ahubwo muri ibyo byose, amen, turishishwa kunesha n'uwagenza ute? Ndagira mbabwire yuko twiteguye kunesha. Amen. Yesu yiteguye kutubohora. Ni bangahe bavuga bati nge nifuza imbaraga za Yesu kugira ngo ibyananiranye Yesu abyuzuze muri uyu munota? Muhaguruke. Ariko niwumva Yesu atashobora kukuneshereza, ukomeze wiyicarire. Ariko Yesu yiteguye kukubohora. Yesu yifuza kugukiza icyaha. Dore yuko icyaha tukirwaye imyaka myinshi. Mu gitondo twigaga umugabo wita Mose. Mose yamaze imyaka myinshi muri Egiputa, abona systeme zaho z'abanyepolitike, abana b'Isirayeli bagenzi biwe. Ariko nshuti zanjye, kugira ngo icyaha kimuvemo, Imana byayitwaye imyaka 40 kugira ngo ibyaha yari afite muri Egiputa bigenze ute? Bimuvemo. Nawe ndakugira mubwire yuko kugira ibyaha bikuvemo, nuko ugomba kwicara ku birenge bya Yesu uyu munsi wa none. Kandi Yesu yiteguye kubigukiza. Ni bangahe bavuga bati twe twifuza gusengerwa ku giti cyacu kugira ngo ibyaha byatwihishemo bituvemo? Mutambuke tubasengere. Turirimba indirimbo y'196. Abaririmbyi bayidufashe. Dukeneye kugura ukuri, kandi mu gihe ukuri kugeza mu mitima y'abantu, abantu bakwiriye gufata umwanya bakwihana, kuko tuzi yuko Yesu agiye kuza. Kuri kalendari y'Imana tuzi yuko agakiza kacu katwegera kuri iki gihe twagenze ute? Twizereyemo. Murakoze cyane. Mbese na wundi wabona aya mahirwe? Indirimbo y'196 isoza. Mbese na wundi aya mahirwe wayafata? Ko twahoze imyaka myinshi twiga buno butumwa. Yena ni cy'abantu batazi. Ibintu byose abantu barabyize. Mbese nibyo? Abantu benshi barabyize. Ariko ikibazo kubera icyo abantu batihana. Kubera iki ukuri gukomeza kwizunguriza ku mapata y'abantu ariko nibihane? Yesu akeneye yuko wihana. Watambutse kwakira Yesu tukagusengera. Wakwihanye. Ndirimbo. Mbese urashaka kunesha ibyaha? Mbese urashaka kunesha ibyaha? Watambutse Yesu. Mbese utangarize ko iki gihe cyo kumva kuno kuri gishobora kucyanyuma. N'amaraso y'umukiza ukuri kugera kuri bake. Watambutse kwakira Yesu ateze ibiganza yaragupfiriye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Watambutse kwihana. Watambutse ukihana. Uzakomeza kunanira Imana kugeza ryari? Uzakomeza kuba umugome kugeza ryari? Inzika. Waje tukagusengera basi Imana igahindura amateka yawe. Mbese waje ugakira ubwibone?
Yesu kazaga n'ubwo bwanyu ya Yesu batangarize yuko ukuri kuri kugenda gutangazwa bwanyu umusaraba naje ugasanga Yesu ku musaraba akwejesha Yesu akakwereza Yesu watambutse ukemerera Yesu harimba babwira yuko Yesu kuba ari ijwi ryanyuma wumvise mu maraso y'umwana watambutse w'intama ko Yesu ateze harimba hari imbaraga ikiza mu maraso tambuka uyemerere gukiza ya Yesu mwana w'Imana tambuka Yesu agukize mbese tuzakomeza gukinisha igihe cyane kugeza ryari mbese urashaka kujya wera de waje ukizera amaraso ya Yesu yabizi neza Yesu ateza ibiganza kandi yiteguye kukubohora icyaha cyawe cyose Imana iha umugisha abantu bari kuza bitegura kwakira ntugire ubwoba ngo abantu bari kukureba kuko ugomba gutangariza ukuri abantu bakakumenya bakihana y'umwana w'intama hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'Imana urashaka gukorera Yesu ariyo saha yakiza urashaka kujya umusingiza izere amaraso ye hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama mbese wamwemereye Yesu hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'intama kugira ngo abantu bakire Imana ibaho umugisha cyane kandi ihe Imana ibahire kwitanga kwanyu Imana ihire buri mutima wa buri wese namwifuriza kuzabona ubugingo boraho mwe gukomeza gukinisha icyaha kuko nshuti zanjye umunyabyaha n'icyaha bigiye gushiraho ariko kubakira ubugingo boraho bazahora byiteka akira ijwi ry'Imana bigishoboka none kuko ejo sahawe reka nsabe bano bantu dusenge noneho dusoze gahunda kubera igihe noneho kigoroba tuze kugarukana none dufite igitaramo n'icyigisho cyiza ntihagire umuntu usiba reka dusenge Mana yacu data wera turagushimiye cyane kuko ukuri kwawe niko tukumenyeshejwe dusanze turi babi ntituri beza ariko warapfuye kugira ngo tubone ubugingo boraho ubishimirwe iyo abantu bariho babasha kuvuga bigakunda tubashije kugushimira ko tugifite impano y'ubuzima kugira ngo twumve ukuri kwawe reka ubwo bana bawe tukumvise uduhe guhinduka hari abarwayi muri iri teraniro ubahe gukira indwara zabo hari imfubyi n'abapfakazi ubarindira umutekano ndasabira abana bakwiyeguriye kubw'ukuri kwawe bamenye data babohora ingoyi z'icyaha ese nimba twararemye mu cyondo ukadushyiramo umwuka wawe ndetse muri uyu mubiri waduhaye ugashyiramo imyenge ishobora kwinjizamo umwuka mwiza ugashyiramo ahantu hashobora kunyura umwanda twinjiza muri twebwe mbese n'uwaducishijemo n'umwuka ndetse n'umwobo dushobora kunyuzamo icyaha uwo nguwo ni Yesu Kristo data reka uwo mwana wawe atubature uyu munsi wa none twumve ko dufite amahoro akomoka muri wowe vuba na bwangu ugiye kwimika ubwami bwawe mu isi reka abana bawe tukwitegure maze tuzambikwe ikamba rihoraho abana bawe turatsinzwe tumanitse amaboko yawe utwakire utubabarire ibyaha byacu kugira ngo vuba bidatinda twe kuzaseba
ahubwo tuzakubone tugusanganire. Turi hafi kwinjira mu bihe bigoye kandi twaranabyinjiyemo. Duha imyiteguro kugira ngo twe kuzagusebya ndetse no gusebya izina ryawe. Urakoze kubyo byumvise mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.